Nibyo mwaramutse neza mwese abaduteze yombi muri mu bice bitandukanye ndabasoje kandi mbifurije kugubwa neza kuri uyu munsi wa none kuri iki cyumweru tariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 cyo rero reka dufate uyu mwanya nanone kuri uyu munsi wa none dushime Imana ariko kandi nanone twibuka ko mu by'ukuri tugomba kuba twareba amakuru yo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibijyanye nabyo uko byifashe. Indege z'igisirikare cya leta ya 23 dore ko yamaze kwigira leta Kivu ubu zamaze kugenda rwose zihanurwa ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turerekeza Katondi Kasima Kipesi ahangaha naho hari amakuru ari guturuka yo muri izi lokalite zombi uko ari eshatu, ariko amakuru aturukayo ni ayandi, ni ikijyanye n'imirwano ikomeye cyane iri kuvugwa muri ibi bice, nabyo turaza kugenda tubigarukaho cyangwa se tubiva imuzi n'umuzingo kubera ko ni ibidasanzwe bikomeje kurushaho kugenda bimenyekana mw'abantu mwe kugeza kuri uyu munsi wa none. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba wabonye umuyobozi mushya, turaza kureba indahiro ze ndetse n'ibyo ateganya kugeza ku bazamukurikira cyangwa se ateganya kugeza kuri uyu muryango. Si ibyo gusa nkufitiye kubera yuko kuri uyu munsi wa none turaza kureba ibijyanye n'ibyakomojweho byo guhagarika ikoreshwa ry'indege za drones hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese biraza gukunda koko cyangwa se ni bimwe bya nyirarureshwa? Kubera ko ubu ngubu tuvugana ibyo biri mu byagarutsweho, ikoreshwa ry'indege za drones hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Turaza kureba icyo babivugaho, turareba kandi ibijyanye mu by'ukuri n'ibikorwa byo kurengera ikiremwa muntu nabyo bikomeje kugenda bitezwa imbere. Turareba ibyavuzwe n'abarwanyi ba F23 by'umwihariko abarimo abayobozi bakuru b'uyu mutwe, turaza kuba tubirebera hamwe. Nakubwiye nti rwose icyo ugomba kuba wakora ubundi ni ugukanda subscribe kubera ko nkufitiye amakuru menshi. Si ibyo byonyine gusa tuba tugarutseho mu mfunyamfunya cyangwa se mu ngingo z'ingenzi cyangwa se mu mpine, ahubwo tuba tugufite n'andi makuru menshi. Ni umubwira ngo makuru menshi umve ko ari menshi cyane kubera ko ubu tuvugana mu by'ukuri ndabona ko hano makuru yo ko ari menshi mw'abantu mwe. Ariko kuri iki cyumweru ikindi kintu mba ngenda mbabwira kabisa nuko nyuma yo gukanda subscribe ushobora kuba watanga ibitekerezo byawe cyangwa se inyunganizi. Ntabwo ukwiye kuripfana, nta muntu n'umwe ukwiye kuripfana. Bajya bavuga ngo aho kugira ngo nigwe n'ijambo ngo wanigwa n'uwiribwiye. Mu mujyi wa Goma rero ku munsi wa gatandatu tariki 25 Mata, ubwo ni ku munsi w'ejo, bavuga ko mu by'ukuri hari abaturage bagiranye ibiganiro na FM23 ibibazo bijyanye n'ibiri kubera muri ibi bice. Rero turaza kureba icyo izi nyeshyamba zibivugaho. Abarimo Amani General Major Sultani Makenga yarahari, turaza kugenda tubireba. Abarimo Willy Manzi Ngarambe, Amani Bahatisha Draka, abo bose rero bari bahari muri ibi biganiro tugiye kuba twarebera hamwe bya AFC23. Izi nyeshyamba zikomeje gukoresha trick ikomeye cyane mu kwegereza abaturage, zikomeje gukoresha trick idasanzwe yo kwegereza abaturage kabisa. Ngira ngo murabizi ko ejo bundi baherutse gutangaza ko bashyize no hanze abayobozi bashya. Ibyo byose biragenda bigaragaza cyangwa se biragenda birushaho kwerekana uburyo ki iyi 23 iri kugenda igerageza kubaka mu by'ukuri abaturage baba bayishyigikiye. Mu by'ukuri nk'uko birushaho kugenda bigaragazwa cyangwa se bigarukwaho kabisa. Rero ibyo byose nibyo tugiye kuba twagarukaho. Like, ndasaba abantu gukanda like, kabisa. Murusheho gukanda like turusheho kugenda tubana 5 kwa 5 mu by'ukuri. Hanyuma rero reka mbabwire yuko kugeza kuri uyu munota turanyarukira mu bice bya Fizi hari kuvugwa rero naho ibitero bya za drone. Baravuga ko rero abarwanyi ba F23 bamaze iminsi bashinja igisirikare cya leta ya Congo FARDC
kugaba ibitero mu by'ukuri kugaba ibitero mu bice kugaba ibitero mu bice bashinja ingabo za leta kugaba ibitero mu bice bigize iki mu bice bituwe n'abaturage. Biravugwa ko ubu tuvugana mu by'ukuri biravuga ko ubu tuvugana AFC-23 ngo ariyo yaba iri kugenda igaba ibyo bitero. Hanyuma rero reka nta gutinda, reka twinjiye mu makuru nta gutinda rwose mu bintu byinshi. Inyeshyamba za AFC-23 zikomeje politiki ikomeye cyane yo kwegereza abaturage ndetse no gushaka amajwi, by'umwihariko kugira ngo bagaragaze ko abarwanyi bagaragaze ko nyine bashyigikiye cyangwa se mu by'ukuri bagaragaze ko hari abantu bafite. Ni ukuvuga ngo AFC-23 ubu ngubu kuri inshuro irasabwa gukora ibishoboka byose ikagaragaza ko ifite abayishyigikiye, ifite abaturage nyine bagize iki, abaturage bayiri inyuma. Bitabaye ibyo ngibyo abarwanya AFC-23 mu by'ukuri baramutse kugeza kuri ubu ngubu batishimiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ibihugu bigiye bikomeye, hanyuma hagakubitiraho ikigaragara, hagakubitiraho ko abaturage bashobora kujya mu myigaragambyo ndetse urabizi ko inyeshyamba za AFC-23 zo zitangaza ko zivuga cyangwa se zivuga ko zirwanira abaturage. Ubwo urumva mu gihe batagaragaza ko ari abaturage bari kumwe, egare ko baba bari kugenda rwose bajyase ku buryo bukomeye cyane. Izi nyeshyamba rero zigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo berekane ko nyine bafite abaturage bari inyuma benshi cyane, ndetse abaturage bagize iki barimo no kubumva. Nibyo rero abarwanyi ba AFC-23 bashyize ahagaragara, dore ko ari mu masaha make rwose bashyize hanze ubutumwa. Ubwo ni igikorwa cyabaye ku munsi w'ejo ngo mu mujyi wa Goma kuwa gatandatu tariki 25 Mata 2026, aborozi b'amatungo magufi ndetse n'amanini ngo bagiranye ibiganiro n'abayobozi ba AFC-23 ku bibazo birebana n'ubworozi ndetse n'imibereho y'abaturage mu bice bagenzura. Ngo ni ibiganiro byayobowe na General Sultan Manyoni Makenga, umugaba mukuru w'aba barwanyi bafite ingabo zita Armée Révolutionnaire Congolaise. Uyu yari ari kumwe rero na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto, ndetse n'abungirije be babiri aribo Willimanzi Ngarambe ndetse na Amani Bahati Shadrack. Bari kumwe rero mu by'ukuri nk'uko n'amafoto abigaragaza muri ibyo biganiro, ubwo baganiraga rwose n'abaturage. Mu ijambo rye General Major Sultan Makenga yasabye aborozi bose ngo atitaye ku byiciro barimo gushyira imbere kubana neza, kubahana no kubahiriza amategeko agenga ubworozi mu bice byose byafashwe na AFC-23, ndetse yibukije ko amahoro arambye ngo atagerwaho hatabayeho ubufatanye hagati y'abaturage n'abayobozi, abasaba gutanga umusanzu wabo mu kubaka ituze n'umutekano. Ku ruhande rwe Guverineri Bahati Musanga Erasto yavuze ko hakenewe gushyirwaho komite zihariye muri buri teritwari igenzurwa na AFC-23 kugira ngo zijye zikurikirana kandi zikemure ibibazo byugarije urwego rw'ubworozi, ndetse yasobanuye ko izi nama zishobora kujya ziba muri mezi 6 ziyobowe na General Major Sultan Makenga, hagamije gusuzuma aho ibintu bigeze ndetse no gushakira hamwe ibisubizo. Nyuma y'ibi biganiro aborozi baturutse mu bice bitandukanye byo muri ibyo bice byiswe zone libre cyangwa se ngo ibice byabohowe. Buri AFC-23 ivuga ko rwose ngo ibice igenzura ni ibice byabohowe, ahandi mu yindi myanya mu by'ukuri ko ari ibice nyine bidafite umutekano. Bakomeza bavuga kuri ibi bice rero ngo byabohowe, bagaragaje ko ngo bishimye cyane iki gikorwa, ngo bavuga ko cyabahaye amahirwe yo kugeza ku bayobozi ibibazo byinshi bahuraga nabyo, kandi ko byinshi muri byo byabonye ibisubizo cyangwa icyizere cyo gukemuka. Icyizere mu by'ukuri cyo kuba cyakemuka nk'uko bigaragara kabisa, nk'uko bigaragara ati habayeho icyizere. Hanyuma rero ababorozi ngo banatangaje ko ubwo ni byavuzwe na AFC-23 ngo ko biteguye gukomeza gufatanya n'umutwe wa AFC-23 mu rugamba, abo bavuga ko rugamije kurwanya ibi byose bise ngo anti-violence no guteza imbere imibereho myiza n'amahoro mu baturage. Iyi nama yagaragaje ngo ubushake bwo gushimangira ubufatanye hagati y'aborozi,
na M23 ngo hagamijwe guteza imbere ubworozi, kubungabunga umutekano ndetse no kubaka ubuzima bwiza mu bice AFC M23 igenzura. AFC M23 rero bakaba mu by'ukuri baragiye bakareba ba chef nyine b'ibyo bikorwa, hanyuma abari bo baganira nabo. Ubwo rumva reko nabo hasi nyine baba bamaze kugira iki kugenda rwose bahura nabo. Hanyuma rero menya ko kugeza kuri ubu ngubu MONUSCO ikomeje ibikorwa byayo, kubera ko intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo James Wan yongeye gushimangira ko MONUSCO yiyemeje gukomeza gushyigikira ibikorwa bigamije kugabanya ibibazo biteza umutekano muke biterwa n'imitwe yitwaje intwaro no kurinda abasivile. Ibi aho yabitangaje kuri wa gatandatu tariki 25 Mata 2026 nyuma yo gusura inkambi y'inzibacyuho ya gahunda ya DDRS, gahunda yo kwambura intwaro ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe iri mu Bambiro nko mu birometero 20 mu majyaruguru burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu karere ka Masisi mu Kivu y'amajyaruguru. Uyu James Wan Umunyamerika akaba yahageze mu by'ukuri yahageze kabisa, akurikirana uko byifashe muri iyo nkambi, yahageze akurikirana uko byifashe muri iyo nkambi. Yabitangaje rero kuri hanyuma rero intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yabitangaje kuri wa gatandatu tariki 25 Mata nyuma gato aho iyi nkambi icumbikiye abahoze ari abarwanyi ba FDLR bagera ku 10 bamaze kwishyikiriza MONUSCO, bakaba bategereje gusubizwa mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Nkuko aya makuru abigaragaza, James Wan yavuze ko buri murwanyi uretse intambara kandi agahitamo inzira y'amahoro aba agabanyije ikibazo cy'umutekano muke, ashimangira ko ari intambwe ikomeye iganisha ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Congo. Yagize ati ubutumwa bwa Mubambiro burasobanutse neza, buri wahoze ari umurwanyi uretse intambara aba ari indi ntambwe yo kuva kure y'urugomo, kandi buri muryango uhabwa ubufasha bufatika uba ari indi ntambwe yo kwegera amahoro. MONUSCO izakomeza gushyigikira ibikorwa bigamije kugabanya ikibazo giterwa n'imitwe yitwaje intwaro, kurinda abasivile no gushyiraho ibisabwa kugira ngo haboneke ejo hazaza harangwa n'umutekano ndetse n'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Congo. Ibi rero bikaba biri gukorwa rero rwose n'uruhande rwa leta, FARDC rubishyigikiye n'ingabo za leta ndetse n'igihugu muri rusange, urwego rwo kugira ngo bakemure ikibazo cyagaragajwe n'u Rwanda nk'igitera ibibazo mu by'ukuri. Yakomeje avuga ko ikibazo cya FDLR gikomeje kuba kimwe mu byihutirwa kuri MONUSCO ndetse no ku muryango mpuzamahanga muri rusange, nk'uko bikubiye mu myanzuro y'inama y'umutekano ya Loni. Imibare ya MONUSCO igaragaza ko kuva muri Mata kugeza ubu ishami rishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe bimaze gusubiza mu Rwanda nibura abahoze ari abarwanyi ba FDLR 575 hamwe n'abo batunze nyuma yo kwemera kuva mu bikorwa by'intambara. Iki gikorwa kigaragaza umuhati wa MONUSCO n'abafatanyabikorwa bayo mu gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo no gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano w'akarere. Ubwo ndavuga nyine akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari, nk'uko birushaho kugenda bigaragara. Kuri inshuro rero uyu James Wan yakomeje kugenda mu by'ukuri agaragara hano akomoza kuri byinshi mu byo akomozaho rero, cyangwa se mu byo akomeza kugenda agarukaho, harimo ibijyanye no guhagarika ikoreshwa ry'utudege tutagira abadereve, mu by'ukuri ni za drone, zimwe mu ntwaro zikomeje kuba mu by'ukuri iz'imbere muri intambara cyane mu burasirazuba bwa Kongo, kubera ko kugeze kuri ubu ngubu abe inyeshyamba za F23 abe uruhande rwa leta barimo barakoresha utwo drone. Umuyobozi wihariye w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye n'ubundi nanone niwe tukigarukaho, James Wan yatangaje ko guhagarika ikoreshwa rya drone z'intambara ari kimwe mu bintu by'ingenzi bishobora gutuma agahenge hagati impande zihanganye kaba impamo kandi kakubahirizwa neza mu ntara za Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo. Ibi rero akaba yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, aho yasobanuye uburyo agahenge gashobora gukurikiranwa no kubahirizwa mu buryo bwizewe kandi bufatika. James Wan yavuze ko kugira ngo uburyo bwo kugenzura agahenge bukore neza, hari ibisabwa by'ingenzi bigomba kubahirizwa n'impande zose zirwana. Muri ibyo harimo guhagarika gukoresha drone zigaba ibitero, guhagarika ibikorwa byo kwangiza ndetse no kwimenyetso bya GPS, guha MONUSCO ubwisanzure busesuye bwo kugenda no gukora akazi kayo nta nkomyi,
ndetse no kwemerera ikoreshwa ry'umutekano ku bibuga by'indege no mu kirere. Yagize ati gukurikirana agahenge bisaba ko habaho ibisabwa by'ingenzi bituma uburyo bwo kugenzura buriho bukora mu buryo bwizewe, butekanye kandi bufite akamaro. Turasaba ubufatanye bw'impande zose zihanganye kugira ngo ibi bishyirwe mu bikorwa vuba. Uyu muyobozi wa MONUSCO yavuze ko uruzinduko rwe rugamije kongera imbaraga mu nzira yo kugabanya ubushyamirane, kongera icyizere mu baturage bo muri ako karere ndetse no gushyigikira ishyirwa mu bikorwa rya gahenge kugira ngo amahoro arambye aboneke mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'uko rwose arushaho kugenda abigaragaza hakurikijwe umwanzuro w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano nomero 2808 w'umwaka wa 2025, MONUSCO yemerewe gufasha mu ishyirwa mu bikorwa rya gahenge gahoro gahoro hagati y'impande zombi ziri mu makimbirane. Kugeza uyu munsi nubwo MONUSCO ivuga gutya guhagarika imirwano byarananiranye. Drones zirakomeje ndetse n'ibitero bikomeje kuba byakumvikana. Hakurikijwe umwanzuro rero mu by'ukuri barasaba ko imirwano yahagarikwa mu by'ukuri nk'uko bigaragara, uko birimo kugaragara ahangaha. Ubu bufasha rero bukubiyemo inkunga mu bya tekinike no mu bikoresho ihabwa inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ya CGR binyuze mu buryo bwagutse bwo kugenzura ndetse no gukurikirana ihagarikwa ry'imirwano IGVM+. Umuyobozi wungirije wa MONUSCO yavuze ko iyi gahunda ari ingenzi cyane mu guhindura amasezerano ya diplomasi akava ku mpapuro akagera mu bikorwa bifatika ku rwego rw'umutekano. Aya masezerano y'agahenge yabayeho binyuze mu buhuza bwa Qatar hagati ya leta ya Congo n'umutwe wa FCM23 yasinywe i Doha, aho impande zombi zumvikanye ku ngingo ngenderwaho zigamije gushyira mu bikorwa uburyo bwo gukurikirana no kugenzura agahenge. MONUSCO ivuga ko aya masezerano ariyo nkingi y'ingenzi ishobora guhindura isezerano rya politike rikaba amahoro agaragara ku butaka, bityo abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bakongera kubona ituze ndetse n'umutekano. Mu by'ukuri nk'uko bigaragara ni byinshi mu by'ukuri yakomeje kugenda agarukaho, mu by'ukuri avuga ati mugomba kugira icyo mukora cyangwa se mugomba kugira uburyo mu by'ukuri mugomba kugira uburyo icyo mukora cyangwa se ibyo mugira ibyo mubasha gukora. Hanyuma rero iyi ntumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa Loni w'umuryango w'abibumbye nyine umuyobozi mu by'ukuri yavuze ko uwo umujyi wa Goma ufite uruhare rukomeye mu rugendo rwo kugabanya ubushyamirane no gushaka amahoro arambye uburasirazuba bwa Kongo. James Wan yasobanuye ko impamvu nyamukuru y'uruzinduko rwe ari uguhura n'amakipe cyangwa se na MONUSCO ikora mu duce tugiye dutandukanye, kumva isesengura ryabo ku bibazo by'umutekano ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Agaragaza rwose ko hari impamvu nyinshi zo gutuma ari ahangaha cyangwa se yagombaga kuba nyine yagera mu mujyi wa Goma. Reka nkubwire ko kugeza kuri ubu ngubu mu yandi makuru ari kutugeraho, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wabonye umuyobozi mushya, Secretary General mushya nk'uko rwose bigaragara, nk'uko birimo kugenda bigaragara. Turebe icyo bagarutseho cyangwa se icyo bakomojeho. Biragaragara ati Arusha Ambasaderi Stephen Mbundi yatangiye ku mugaragaro inshingano ze nk'umunyamabanga mukuru mushya w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ndetse yavuze ko agomba gushyira imbere gahunda yo gukomeza imicungire myiza y'imari binyuze mu gusaba ibihugu bigize uyu muryango gutanga imisanzu yabyo ku gihe. Ni umuhango rero wabereye ku cyicaro gikuru cya EAC Arusha kuwa gatandatu tariki 25 Mata, aho yasimburaga Veronica Nduva warusoje manda ye. Ambasaderi Mbunda yashyizwe kuri uyu mwanya nyuma y'icyemezo cyafatiwe mu nama ya 25 y'abakuru b'ibihugu bya EAC yabaye tariki 7 Werurwe 2026, aho yemejwe nk'umunyamabanga mukuru wa EAC muri manda y'imyaka 5 kuva mu 2026 kugeza mu 2031. Mu ijambo rye nyuma yo kwakira izi nshingano, Ambasaderi Mbundi yavuze ko ikihutirwa cya mbere ari ugutuma ibihugu bigize EAC byubahiriza inshingano zabyo zo gutanga imisanzu ku gihe, kuko ariyo nkingi ikomeye ituma uyu muryango ukora neza kandi ugatera imbere. Yagize ati icyo nshyize mbere na mbere nuko ibihugu bigize uyu muryango byubahiriza inshingano byiyemeje bikishyura imisanzu yabyo ku gihe. Ibi bije mu gihe EAC iri kwitegura gushyira mu bikorwa uburyo bushya bwo gutera inkunga ibikorwa byayo bizatangira muri Nyakanga. Ubu buryo bushya buzashingira ku mahame
mu by'ukuri aho 1/2 cy'umusanzu kizajya gitangwa ku buryo bungana hagati y'ibihugu byose, mu gihe ikindi gice kizashingira ku bushobozi bw'ubukungu bwa buri gihugu. Ambasaderi Mbunda yavuze ko gukomeza ubudaheranwa bw'imari bizajyana no gukora inzitizi zitari imisoro non-tarifa barriers ndetse zikomeje kudindiza ubucuruzi hagati y'ibihugu byo mu karere, aho yagaragaje ko kuzikuraho bizoroshya ubuhahirane bwambukiranya imipaka ndetse no kongera ubushobozi bwo guhangana ku isoko ku bicuruzwa bikorerwa muri EAC. Yongeye ko afite gahunda yagutse yo guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu bigize umuryango, kunoza uburyo bwo gukora ubucuruzi ndetse no kugabanya igihe ndetse n'igiciro cyo gutwara ibicuruzwa byambuka imipaka. Mu bijyanye n'ibikorwa remezo, yashimangiye ko iterambere ry'imihanda n'indi mishinga rikwiye kujyana no kuzirikana ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, aho yavuze ko kubaka ibikorwa remezo hatitaye ku mihindagurikire y'ibihe ari kwiyemeza gushyira amafaranga mu mishinga ishobora kwangirika vuba. Aho yagize ati ko kubaka ibikorwa remezo tutitaye ku mihindagurikire y'ikirere ni ugufata icyemezo gifatika. Dukeneye ishoramari rirambye rishobora kwihanganira impinduka z'ibidukikije. Abari umutekano mu karere nabyo biri mu byo yashyize imbere, aho yatangaje ko azasuzuma uburyo n'amasezerano asanzwe kugira ngo ahuzwe n'ibihe akarere karimo ubu, ndetse anashimangire ubufatanye n'imikoranire hagati y'ibihugu bigize EAC. Yanatangaje ko ateganya gusura ibihugu byose bigize EAC kugira ngo aganire n'abakuru b'ibihugu hagamijwe guhuza gahunda z'akarere n'iterambere ryihariye rya buri gihugu. Wari usanzwe kuri uyu mwanya, Veronica Nduva yashimiye ibihugu bigize EAC n'abakozi b'uyu muryango ku bufasha bamuhaye mu gihe yari ayoboye, avuga ko bwamufashije gusoza neza inshingano ze. Yasabye abayobozi kwakira neza impinduka z'ubuyobozi ndetse no gushyigikira ubuyobozi bushya. Uyu muhango kandi ubaye mu gihe EAC yatangiye gushyira mu bikorwa ingamba zayo zo kwirinda z'iterambere zigamije kwihutisha kwishyira hamwe kw'akarere binyuze mu gusohora imari mu bikorwa remezo, ingufu n'ikoranabuhanga. Mu gutangiza uwo muhango, Minisitiri wa Leta ya Uganda ushinzwe ibibazo bya EAC James Ukuya yavuze ko impinduka mu micungire y'imari zonyine zidahagije hatabayeho ubufatanye bwimbitse hagati y'ibihugu, aho yagize ati gusaba binyuze mu bufatanye bukomeye nibwo dushobora gutsinda ibibazo biri mu karere kacu. Tugomba gukorera hamwe kugira ngo duteze imbere uyu muryango. Kwamamaza gahunda nshya no gukomeza ubufatanye hagati y'ibihugu bigize EAC nibyo bitegerejweho gutanga icyizere gishya mu rugendo rwo gukomeza kwishyira hamwe no guteza imbere akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Dukomeje n'andi makuru, kugeza kuri ngubu abatuye hari abashaka rero ko ngo mu by'ukuri kugeza uyu munsi inzira ihuza Burundi, Tanzania ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu by'ukuri yakwihutishwa. Gusa ndagira ngo nkubwire ko kugeza kuri ubu ngubu ikibazo cy'ibijyanye no koroshya ingendo hagati y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania kiri kubonerwa umuti, cyane cyane dore ko ari ibihugu bikomeje kugenda bikorana mu bufatanye bugiye butandukanye mu mishinga igiye itandukanye. Uyu mushinga rero nawo nk'uko bigaragara bashaka kunoza kuri inshuro kugira ngo nyine ishyirwa mu bikorwa ryawo ryubahirizwe nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa hagati aho ngaho, cyangwa se bishimangirwa aho bashaka kubaka icyizere. Gusa kugeza uyu munsi Burundi, Tanzania ndetse mu by'ukuri na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ibihugu biri kuvugwamo ubufatanye bukomeye cyane. Inyandiko ivuga ko abaturage bo mu mujyi wa Kigoma muri Tanzania basaba leta yabo gutanga ibisobanuro no gufata icyemezo gifatika ku mushinga wa Kutosho Dry Port umaze kinini udindira kandi utarangiye, nyamara wari ufite akamaro kanini mu bucuruzi ndetse no mu bwikorezi hagati ya Tanzania n'ibihugu bituranye, cyane cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Busobanuro bwimbitse rero, abaturage bavuga ko uyu mushinga wa Katosho Dry Port ari ishoramari rikomeye cyane kuko wari ugamije guteza imbere urujya n'uruza rw'ibicuruzwa hagati ya Tanzania n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari Great Lakes Region, cyane cyane ibihugu bikoresha ikiyaga cya Tanganyika mu gutwara imizigo. Uyu mushinga uri mu gace ka Katosho muri Kigoma ujije municipality, watangijwe mu mwaka wa 2019 nyuma y'amasezerano hagati y'ibihugu byo muri aka karere. Icyo gihe ibihugu byemeranyije ko hakenewe uburyo bwiza bwo koroshya ubwikorezi bw'ibicuruzwa kugira ngo
ubucuruzi bwihute kandi bugabanya ibibazo by'ubucucike. Dry port bivuze iki? Dry port ni nk'icyambu cyo ku butaka kitari ku mazi ariko gikora nk'icyambu gisanzwe, aho niho imizigo yakirwa igatunganywa igasuzumwa n'amakuru ya gasutamo mbere yo koherezwa cyangwa kwakirwa iva ku byambu byo ku nyanja cyangwa ku biyaga. Bityo Kotosho Dry Port yari igamije gufasha kugabanya imibyigano ku byambu bya Dar es Salaam ndetse na Kigoma. Ibi rero byari ugutuma imizigo igera vuba muri Congo, mu Burundi ndetse n'ahandi, kandi bigafasha Tanzania kubona inyungu nyinshi mu bucuruzi mpuzamahanga. Iyi rero akaba ari imishinga y'iterambere ikomeje hagati ya Kinshasa ndetse mu by'ukuri na leta ya Congo hamwe n'u Burundi nk'uko birushaho kugenda bigaragara. Mugire byiza, mwakoze kudukurikirana, turasubira mu masaha ari imbere.